iri juru abantu benshi barivuzeho, ariko ijuru rimeze rite? Data wa twese uri mu ijuru, Mana yacu, muremyi wacu, kandi Imana yaducunguye. Muri uyu mwanya abana bawe muri Yorodani dufite umunezero mwinshi, kuko waduhaye kukumenya kandi ushyira kwizera muri twebwe, uduha ibyiringiro, uturinda guheranwa n'icyaha n'ingorane zacyo. Wizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe bwite? Wizera yuko muri Kristo Yesu Imana yakubabariye ibyaha ikaguha umutima mushya, none ubu witandukanije n'ubwoko bwose bw'ibyaha bukorerwa muri iyi si? Amen. Imana ibahe umugisha rwose. Ubwo twabaye ibiremwa bishya, uyu munsi muratangira bundi bushyashya. Bya byaha bya kera Imana ntizongera kubyibuka ukundi. Icya kane, mbese wizera kwakira gukiranuka kwa Kristo bwo kwizera umuvugizi wawe mu buturo bwo mu ijuru? Wizera amasezerano ye y'ubuntu bwe buhindura imitima n'imbaraga yo kubaho mu rukundo rwe, maze Kristo akaba umuyobozi w'ubugingo bwawe n'umuryango wawe ndetse n'isi yose? Amen. Ku bafite abadamu rero cyangwa se ku bafite abagabo, Yesu araba umuyobozi w'imiryango yanyu mwese. Ariko n'abatabafite bakiri abasore, twizera ko Yesu agiye kuyobora ingo zanyu binyuze kuri wowe, ukaba intumwa y'Imana. Icya kane, gatanu nako, mbese wizera ko Bibiliya ari ijambo ryahumetswe n'Imana? Wizera yuko ari yonyine abakristo bakwiriye gushingiraho kwizera kwabo? Urasezerana kujya ugira igihe utanga cyo kuyigisha usenga Imana? Bibiliya rero ni igitabo cyiza, muzagitunge kandi turagisoma. Byibuze tugasoma buri munsi, wasoma igice, wasoma bibiri, wafata isaha imwe cyangwa amasaha abiri, ariko ntibuzire udasomye ijambo ry'Imana. Ubwo rero twemera yuko Bibiliya iruta telefone nziza. Hari abantu bagira telefone nziza ariko bamubaza Bibiliya ntayigire. Basanga telefone igura 100, Bibiliya igura 7,000 cyangwa se 6. Ubwo rero muzatunga ijambo ry'Imana kandi mujye musenga munaryiga buri munsi. Ikindi kibazo, mbese wizera ko amategeko 10 agaragaza imico y'Imana kandi agahishura ubushake bwayo? Ni umugambi wawe ko kubw'imbaraga za Kristo uzajya uyakomeza, utibagiwe n'irya kane duteka kuruhuka ku munsi wa 7 w'icyumweru nk'isabato y'Uwiteka, itwibutsa ko Uwiteka ari we muremyi wacu? Amen rwose. Amategeko 10 mwayize, ahandi mwarayize, ahandi muzagenda muyiga, ariko hari muri tegeko rya kane ritubwira kweza umunsi wiki w'isabato. Isabato rero twemera ko itangira ejo hashize izuba rirenze, irarangira uyu munsi izuba nimugoroba. Icyo gihe nta kazi kacu turagaparika, ya mirimo tuzanira inyungu turayiparika, ahubwo uwo munsi wose tukawuharira gusenga Imana no kuvugana n'Imana yacu. Ikindi kibazo, mbese wizera ko kugaruka kwa Kristo kwegereje kandi ko ari byo byiringiro by'umugisha ubwo uyu mubiri upfa ugiye kuzambikwa kudapfa? Ubwo witegura gusanganira Imana yawe, witeguye guhamiriza abandi urukundo rw'Agakiza ke, ukoresha impano Imana yaguhaye ukiza imitima, witeguye ubwawe no guteguza abandi kuzasanganira Kristo ubwo azaba agarutse mu cyubahiro cye? Amen. Iyo twakiriye Yesu ntabwo tubinkora busa, turitegura ariko tugateguza n'abandi. Ubwo namwe ubutaha muzamuri kurarika abandi kugira ngo baze mu itorero ry'Imana. Icya 8, mbese wemera inyigisho za Bibiliya n'impano z'umwuka? Wizera ko impano y'ubuhanuzi ari ikimenyetso cyerekana itorero ryasigaye? Ubuhanuzi mwatangiye kubwumvaho bamwe, abandi muzagenda mubwiga. Ubuhanuzi muzabwigira muri iri torero kandi bwerekana itorero ryasigaye. Icya 9, mbese wemera kandi wizera gahunda y'itorero? Ni umugambi wawe gusenga Imana no gushyigikira itorero, utanga 1/10 n'amaturo no kwitanga ubwawe? Amen. Iyo tumaze kwinjira mu itorero, dufasha itorero ry'Imana dutanga icya 10. Iyo bavuze icya 10 ni iki? Ni igihe wakoze ukunguka. Iyo ubonye 1,000 utanga 100, iyo ubonye 1,100 utanga 10,000. Ugatanga icya 10 ariko utanga n'amaturo. Andi maturo muzagenda muyabwirwa no gufasha n'insengero kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze kwihuta. Imana izabashobozi. Ikibazo cya 10,
mbese wizera ko umubiri wawe ari urusengero rw'umwuka wera? Urasezerana kujya wubahisha Imana, gufata umubiri wawe neza, wirinda ibyawangiriza, witandukanya n'ibyo kurya byanduye, wirinda gukora no gukoresha no gucuruza ibisindisha, gukora no gukoresha no gucuruza itabi mu buryo bwose abantu barikoreshamo, no kwirinda gukoresha ibiyobyabwenge by'uburyo bwose. Ntabwo twemera ibintu by'inzoga, ibintu by'amatabi, ibintu bisindisha, za kokayine, urumogi rwo ni kure kubi. Ibyo byose byangiriza imibiri, ntabwo tubyemerewe. Ndetse hari n'ibyo kurya muzagenda mwiga, bimwe byemewe n'ibitemewe. Hari inyamaswa zizira, hari inyamaswa zitazira. Ibyo rero byose bitemewe turabyirinda. Ibyo Imana yaduhaye akaba ari byo twemererwa gukoresha. Ikibazo kindi kiravuga ngo, mbese usobanukirwa n'inyigisho shingiro za Bibiliya nk'uko zigishwa n'Itorero ry'Abadiventisi umunsi wa karindwi, ugambiriye ko kubwo gufashwa n'Imana uzagira imibereho ihwanye n'uko wigishijwe? Twese turi mu rugendo, nakwe turakiga, turarwana intambara kugira ngo ibyo birivuga duse nabyo kandi tujyane nabyo. Imana izabashoboze namwe ibyo Bibiliya yigisha muzabigenderemo byose. Kibazo kindi kirabaza ngo, mbese wemera inyigisho zo mu Isezerano Rishya zihamya ko umubatizo w'ukuri ari uwo kwibizwa mu mazi menshi, kandi nawe urashaka kubatizwa utyo kubwo kwizera ko Kristo yakubabariye ibyaha? Nimugabo twari turi twiza umubatizo. Umubatizo wemewe ni wahehe? Mu mazi menshi. Twabonye ko ibatizwe nabisobanuye ngo upfuye ku byaha, iyo uvuye mu bisobanuye ngo urazutse, uzukiye ubugingo bushya nk'uko Yesu yazutse. Ubwo rero mukanya mugiye kubatizwa, bya byaha bya kera bisigare mu mazi, muzukire ubugingo bushya. Ikibazo cya nyuma, mbese uremera kandi wizera ko Itorero ry'Abadiventisi umunsi wa karindwi ajya itorero ryasigaye rivugwa mu buhanuzi bwa Bibiliya, kandi yuko abantu mu mahanga yose, amoko yose n'indimi zose bararikirwa kuza muri ryo kandi bakaryakirwamo nk'abizera baryo? Haleluya. Ubwo rero twemera yuko ubutumwa buzagenda buvugwa, abantu benshi bagenda babwakira. Yesu yaravuze ngo hari abandi bari hanze bazaza hehe muri uru rugo, tukagira umwungeri umwe, tukagira umukumbi umwe. Abo rero bari hanze Imana izagenda ibazana mu itorero ry'Imana. Imana ibahumugisha rero. Se hari abavuye mu yandi matorero yo hanze bakaba baje kubatizwa mu Badiventisi umunsi wa karindwi? Bashire hejuru turebe. Amen. Abarimo benshi Imana ibahumugisha. Noneho ikibazo cya nyuma ni cya kibazo avuga ni nk'icya mwarimu. Ni bande bishimiye ko uyu munsi bagiye kuba Abadiventisi umunsi wa karindwi bakaba banezerewe? Amen. Imana ibahumugisha. Tugiye rero kubatiza. Iyo tugiye kubatiza uriyoroshya mu mazi, ntabwo ukomera cyane ngo wumve hari kibazo, nta kibazo gihari. Uraza ugafata gutya, mugiye gutya turebe, ukimuzindi ugashyira ku mutima, tugasenga, warangiza ukiyoroshya, ugasa n'ugiye uhinnye amavi, ugiye kwicara gatoya, nkakumanura nkakubatiza, nta kibazo gihari. Ikindi iyo ugeze mu mazi ufunga umunwa, ntabwo uhumekera mu mazi. Ubundi iyo uhumetse umira amazi, sibyo? Niba hari n'ikintu cyakwangirika nka telefone wawe ufite n'amafaranga, wabwisigire mugenzi wawe. Kandi turakora vuba, ndi kumwe na pastor ubuze kumfasha. Uyu ni umuyobozi wacu, muzabyiga nabyo, muzabibigisha. Tugira itorero, tukagira firidi, tukagira y'inyoni. Ubwo firidi twabyitanga nk'akarere hari. Ubu rero ni umuyobozi wacu mu karere ka Rubavu no mu karere ka Rutsiro, bamwita ngo ni perezida wa firidi, yitwa Mutuyimana Nkundakozera. Muramwakiriye? Ubwo mwatanye kuba Abadiventisi rero namwe murakoze mumwakiriye. Rero ni umuyobozi wacu, nimujya mumubona mujye mumenya ko ari utuyoboye muri kano karere. Imana imuhumugisha rero. Reka dusabe rero Prince Bahati aze afatiye ifoto, aze hano nk'umuntu wakoze amavunani wacu, turayikenera iyi foto. Nazemo hano nk'umubwiriza wabanye natwe, iyi foto turayishaka. Yahagararamo hano hagati, noneho tugafata iyi foto. Umuntu adukoreye ivuna. Salomo, yego, byiza cyane.
Abategereje bari he mugire bwangu, abategereje mwegere hano, abategereje turabashima cyane, muze muri ifoto namwe. Bamfashije gutya. Iyo foto mutayitwereka neza biragukora. N'igihugu cyiza cy'amahoro, hakurya ku nkengero haratoshye, tuzahavugira indirimbo ya Mose, tubane na Yesu iteka. Mfite ibyishimo mu mutima, sinshaka kuguma aha. Yorodani isumira hose, ariko ntinyoka kuyambuka. N'igihugu cyiza cy'amahoro, hakurya ku nkengero haratoshye, tuzahavugira indirimbo za Mose, tubane na Yesu iteka. Ntimo Mose nakwemeye, Mwami Yesu mukiza we, shima cyane mu mutima, ndabwiriza binezeza. Bimbaze Yesu wankijije ibyaha, anyigisha kumuramya, mbonezerwe iminsi yose. Mpimbaze Yesu wankijije ibyaha, biramaze napfiriwe n'uwa Yesu wandokoye. Yanyizuwe nkurikire, shima yuko ntowe nawe. Mpimbaze Yesu wankijije ibyaha, anyigisha kumuramya, ngonezerwe iminsi yose. Mpimbaze Yesu wankijije ibyaha, iteka nza gukorera iby'isi ndabizinutswe. Nkugarutseho noneho, sinzarorera kwishima. Mpimbaze Yesu wankijije ibyaha, anyigisha kumuramya, ngonezerwe iminsi yose. Mpimbaze Yesu wankijije ibyaha, ubw'umucyo wo mu ijoro uzamurekere se. Sanganiro mwami wanjye, tuzibanire mu ijuru. Mpimbaze Yesu wankijije ibyaha, anyigisha kumuramya, mbonezerwe iminsi yose. Mpimbaze Yesu wankijije ibyaha. Yesu 146. Yesu mwami w'abami, ngwino ube muri njye, kuba ari njye uvuga ujye umvugiramo. Unsabe mu mutima, ngewe nawe rwose, maze abashya abandi
babaje bakubona ndakwiyeguriye ezi ibyaha byanjye garagare ubwiza bwawe buhebuje gira umutima utore guteraganwa niyoroshye nganduke ngo nkoreshwe nawe ingingo zanjye zose zije zikumvira uzikoreshereze zikubahirize nekuja nivovo kombore kunkeke yibimbaho nishama nta mahoro mfite ni wowe ntegereje ungenza uko ushaka ubwanje nditeguye se mfite kenzinga Yesu umwami w'aba ngwino ube muri jye maze ibyo nkora byose mbikoreshwe nawe. 192 reba Yesu ku musaraba reba uko twatumyagirirwaho gukara guhamagara ngwino musange dohemba zizina rye dohemba zizina rye yaducunguje amaraso ye Yesu ahimbazwe Yesu kwinyeza w'ibyaha narayiyuhagiye ndera nzi yuko ineza izaramba Yesu ahimbazwe duhimbaze izina rye duhimbaze izina rye yaducunguje amaraso ye Yesu ahimbazwe muze ku isoko y'agakiza maze muyiyuhagiremo irabeza w'ibyaha byose Yesu ahimbazwe duhimbaze izina rye duhimbaze izina rye yaducunguje amaraso ye Yesu ahimbazwe. Ngize amahirwe muha Yesu nobo mfite umunezero mwinshi ndazwa agakiza ndacunguwe mbyawe n'umwuka ndatunganye nibyo ndirimba nibyo mvuga shema umukiza udawisiba nibyo ndirimba nibyo mvuga shema umukiza udasiba ntitanze ndamwe yeguriye n'ubujishe mu bisabye rwose narokokwe ku bw'ubuntu bwe none ntegereje by'ijuru nibyo ndirimba nibyo mvuga shema umukiza budasiba nibyo ndirimba nibyo mvuga
시모모체에서 보다시바 징기루와 제 담이하에 니웨완보 야람바투라 베마손세 제 네제레세 마수모누게 부뉴수레 니존디렘바 니존부가 시무무제수 부다시바 니존디렘바 니존부가 시무무제수 부다시바 ijana na 25 nuko izuba ritovera rikara babaji naniko nikomo cyaba mwijuru wansabye mu mutima wawukuye iby'amanje utanga zibishwe kuko mu mutima wanje natuje umukiza mbega umucyo wagatanga wansabye mu mutima ineza y'umwami Yesu yambereye nk'umucyo nataya agahinda kose ntabwo njya pasiteri kitayeho kuko nyambitse amahoro amen ko mwite kwerekeje umutima ndakwishimiye cyane zagezwe wawe mwijoro narwaru kunda rwawe mbega umucyo wagatangaza wansabye mu mutima ineza y'umwami Yesu yambereye nk'umucyo mukiza warancunguye nduwawe kandi kose nyemerera nguhimbaze kubera umucyo wakankwerekeje umutima ndakwishimiye cyane zagezwe wawe mwijoro narwaru kondo rwawe mbega umucyo mbega umucyo wagatangaza wansabye mu mutima ineza y'umwami Yesu yambereye nk'umucyo 85 singiza Imana rurema yaremye imisozi yadendeje inyanja zose yahanitse ijoro sengeze izuba komoreka mu munsi kobonesha n'inyenyeri umucyo singeze ibambe ry'umwami myaka yadensheje ijambo rye ibizima byose mwami mbone bitangaza byawande hose hano hasi no hejuru ntabwo bihinyuka kiriho na gitoya kitakwerekana
imvura n'izuba biba ku itegeko ryawe ohebeze imakuba kandi ubitunga byose ntaho ngera imana kuko ntawitaba 233 nituzongera kuba kuba mu mwijima amarembo niyogororwa ahubwo tuzaba muri rwa rurembo rumurikirwa n'Imana amarembo kwa pasiteri hariya reka twubahe Imana maze dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, Mana yacu, muremyi wacu, kandi Imana yaducunguye muri uyu mwanya abana bawe muri Yorodani dufite umunezero mwinshi kuko waduhaye kukumenya kandi ushyira kwizera muri twebwe, uduha ibyiringiro, uturinda guheranwa n'icyaha n'ingorane zacyo, uduha ibyiringiro by'uko uwizera Yesu Kristo atazarimbuka ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Ayo mahirwe waduhaye kandi waduhaye muri iki gitondo turayagushimiye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ari ababatijwe kera wongere utubatirishe mwuka, ari ababatijwe uyu mwanya nta gushidikanya yuko mwuka ari wabanje kubabatiza, ni nawe wabayoboye muri uru rugendo bafata icyemezo cyo kubihamirisha kwinjira mu mazi. Ndagusaba kugira ngo ijwi ryawe rivugira mu ijuru ribishimire, maze rivuge riti ngaba abana banjye nkunda kandi nkabishimira, maze mu isi no mu ijuru indirimbo z'ibyishimo zumvikane, tuguhimbaze tugusingize kuko uri Imana yacu. Aba bana bawe abahungu n'abakobwa, abagabo n'abagore, ndagusaba kugira ngo uzabarinde umubi, bajye bibuka yuko uwo bizeye kandi uwo bemera bakaba bemeye kubatizwa nk'uko yabatijwe, bajye bibuka yuko yiteguye kubarwanirira, maze azabarwanirire muri ubu buzima bwabo kugeza ubwo impande yawe izavuga, bazasangwe biteguye maze bacyurwe mu bwami bwawe. Muri uyu mwanya rero tugushimiye yuko wadushyize mu itorero ryawe, tugushimiye yuko rigenda ryunguka, aba ari wowe ukomeza kuryiyoborera, kandi turazirikana n'amavuna agikomeza hirya no hino kugira ngo uzaduhe gukomeza kongererwa abakizwa. Nuko rero amahoro yawe utangire umuntu akomeze kubana natwe. Ubwo tugiye kuva ahangaha twerekeza ku nsengero dusengeraho, ndagusaba kugira ngo Mwuka Wera akomeze kubana natwe kandi yuzure mu bwoko bwawe kugira ngo dukoreshe ibitunganye mu izina rya Yesu. Amen. Nk'uko mubivuze cyangwa se nk'uko tumaze kurangiza iki gikorwa cy'umubatizo, ni umubatizo ubaye nyuma y'amavuna y'ibyumweru bibiri. Amavuna yayobowe na mwene data Bahati Prince, akaba ari amavuna yari yarateguwe by'umwihariko na korale abategereje yo ku itorero rya Gisenyi. Ni amavuna yateguranwe ubwenge, amavuna yateguranwe umwuka w'Imana, kuko ni amavuna yitabiriwe n'abantu benshi. Buri mugoroba na mu gitondo abantu bazaga ari benshi kandi ukabona banyotewe n'ijambo ryiza, n'ijambo ry'Imana Imana yanyujije mu mugaragu wayo Prince Bahati, ku buryo buri mugoroba hitabiraga abantu batari hagati ya 300 na 400 kuzamura. Akaba ari ikimenyetso cyiza rero cy'uko amavuna yarayobowe n'umwuka w'Imana kandi yarimo ibyigisho
abantu bakeneye kumenya muri iki gihe giheruka amateka y'isi. Icyanejeje kandi kinezeza igihe cyose ni ukubona abana b'Imana bemera gucika umwanzi Satani, bakemera gukurikira Yesu Kristo nk'umuremyi wabo, nk'umucunguzi wabo, kandi nk'Imana igiye kugaruka kugira ngo ijyane mu bwami bwayo aba yizeye bose. Kubona rero abantu barenga 60 babatizwa, nta kindi navuga kinejeje uretse icyo ngicyo. Yego Pastor, tugeze mu gihe gikomeye aho urubyiruko rukoresha ibiyobyabwenge cyane cyane bagata umurongo w'iyobokamana. Iyo mubatije urubyiruko, mwebwe ku mutima wanyu nk'abayobozi b'itorero, niki mwumva muriho mugenda muganaho? Murakoze cyane. Kuri iki kijyanye n'ibiyobyabwenge, reka mbabwire ko ntabwo biri mu rubyiruko gusa, n'abakuze, abagabo n'abagore nabo babijyamo, ariko noneho byagera ku rubyiruko bo bakabijyamo basa naho batwarwa n'ikigare batamanje kubitekerezaho. Ndagira ngo nambamenyeshe ko iki kijyanye n'ibiyobyabwenge, iyo tuvuga ibiyobyabwenge mu buryo bwa Bibiliya, ni ikintu cyose gisindisha. Ndagira ngo mbamenyeshe ko muri firidi yacu icyo twaragihagurukiye mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize, twageze ku matorero yose agize iyi firidi yacu, turi gukangurira bizera kureka ibisindisha n'ibiyobyabwenge by'ubwoko bwose. Ntabwo twarebaga rero urubyiruko gusa, ntabwo twarebaga abagabo, ahubwo umwizera wese, ndetse n'utari umwizera w'itorero ryacu nawe twafashe ukwezi kose tugera kuri buri torero tubabwira kureka ibisindisha n'ibiyobyabwenge. Iyo tubona rero abasore bakiri batoya, mwabonye yuko umugabane munini ari nabo babatijwe, bidutera imbaraga. Ariko izo mbaraga ntabwo zirangirira mu kubatiza gusa, ahubwo Yesu yaravuze ati mugende muhindure, abemeye mubabatize, nimurangiza mubigishe kwitondera ibyo nabategetse byose. Ubu rero umurimo uracyahari. Ubu tubonye abo kwigisha, ari nako dukomeza gushaka n'abandi babaswe n'iyo ngorane y'ibiyobyabwenge, kandi Imana iri kumwe natwe, tuzanesha. Amen. Kuri kujya mu mashusho shiti yanjye. Gerayo gato. We peti. Yes. None uyu musaza tanga. Ukorebye neza abana bawe. Wow. Mafoto ye? Uretse gato.